ariko rirajura abantu bajyamo ukabona bari kurira akuzana we bakwikubitira imva y'ibihumbi 400 bakayiguhaye kuri ino se ukihigira ubuzima ariko we bakagushingura ahantu bampambye mu kirago bakayama ndihoze ko gahinda karongora indushyi n'ubwiza rega ntibubuze indushyi ku ruhare ko rukundo njya sinzi niba barubona mwana ugushenguka k'umutima gutuyangirira wone kwa kwijijisha nyine akagaheza katandiboye wowe umusenga ukavuga uti nimba ngiye muteganya kuzanshingura mu mva y'ibihumbi 400 mu binkubite shaba bimaye wallahi none simbwa yiririye ntari bino se kwifi hano tuzirya twebwe nizo ziririye se ari iribe ntari bino baza cyangwa niyo nakwibera ivu ntari ariko mwana bakakuryohereza kuri ino se urukundo bagaragaza ku munsi utakirubona Sekimo ubuzima muri rusange bumeze gute ngewe ntari ndashimira Imana kuko iri kumpa icyizere gishya cy'ubuzima abakeba banjye umva banyitege wapi bari bazi se ngo nzaheraye ntago nzaheraye mwabira bikari by'agahinda se Imana niyihare nyine ifunze defanze tu ora nabishana ntago nzigera ngira ikinyabazungu nkoresha wapi sinzana kisumbira kandi ujye binkoramo ikinyabazungu ariko hari abantu baba batari kubyumva nyine tu nimbo nyine urareba telefone se si ibinyabazungu birase turabizi twebwe tuzi guhinga tukeza tukirira tukibera no kwenga imyenge yacu basigaye bazana indi ase wari wahinga ngo iki sinahinze ariko no umuco ngewe nzi ko kuba nkomokaho nibyo byabatunze uri kumva se n'inyamaswa tu hari turatoranya ntago tujya turya inyamaswa zibonetse zose ahubwo bitewe n'ibica kuhigiramo ugiye buryasazi burya zirya ari nzima zona ukatuzirira impamvu twirira kugira ngo tubeho tutitaye nyine ku biribwa biri ku isi ahubwo kubwo kuramira amagara ukahita wirira tu ariko kirazira ubuzizi nubwo wazirengaho ariko uramira amagara kubwo kurya se nta kosa uba ukoze byadanje kuko ikintu gihe nta ndwara gitera nta shyari ngira nshimira ibyo mbonye ko ari ryo ryeno ryanjye ibyo mbuze nyine ntabwo aba ari igeno ryanjye ako gashema ewe ni ukuri tu wapfe ntago nabivuga nyine ngo ibiremwa bibyiyumvemo ahubwo bakuru bawe tu ujye ureba icyo bagucyaha bakubuza pete yange kandi nawe uzagere ku ntego zawe ndagira none ubutere pisi n'abandi bafana bawe muri rusange abantu bakwemera abantu bemera ikinyarwanda cya Kimangwema Goodros simvuze gudura ahubwo ko ndibyo nkubwira ibintu ukajya uhita unomera umuntu wapi tungiwe mwana nyine abantu bose muri rusange bakwemera abo ngabo nduraza kubagiraho biri personal ariko ndivuga abantu bose muri rusange ngewe ikintu nabwira rero buri kiremwe cyose kinkunda tukinanyereka n'urukundo kijye kirinda uburyarya kandi gitsimbarare ku mahitamo yacyo we nuhitamo nabi nyine tu nuhitamo nabi uzaba nyine wihemukiye ariko we niwuhitamo neza ikintu cy'ingenzi kuri wowe uzagira icyo wiyubakaho buryo utinda kumva icyo baguhana ngewe tu barambwiraga ati genda uzabona se nkapinga nyine kuko nanjye ndi ndogo numva babikubwiraga ryari nyine nese suzi hari umuntu utambuka mu abantu baca mu nzira ari babiri batandukanye hari ucaho agahabwa induru ariko hari n'ucaho agahabwa impundu ngewe rero bamvugirizaga induru ariko noneho wa wundi watambutse bamuha impundu nanjye tu nkavuga ati se n'iki bubahera uriya muntu kugira nanjye nisanure menye amakosa yanjye nkahita ndeba wa wundi bashima ariko noneho ngiye nahigaga amakuru kugira ngeze kuri wa wundi noneho bashima nkareba ikosa rye nta muntu utajya ugira intege nkeya ze n'uyu n'umwe imitima yababajwe ntigikira ahubwo nuko yirengagiza nukuri bajye bavanamo message n'uguru kubibabwira kumva ari story wapi ngiye ntacyo nzahisha abantu banjye tu ariko hari abantu bibaza kubiki uzi ikinyarwanda cyane uzi imigani cyane ni imihanda wabayemo cyane ngewe tu
mama wanjye avuka i Bunagana singirira idarapo arabizi Imana aho yaturutse n'igihe nayiherewe ku itariki ya mbere z'ukwa mbere urashona so bizi n'umutsima narawuriye uri kumva nawe umutsima wanasongewe nkaryoherwa rero mama wanjye avuka i Bunagana papa wanjye akavuka i Masisi njyewe tu wenda bari kumva ni intera ndende nyine kubaza izo ntara ariko njyewe nta na hamwe nzi njyewe navukiye ishyanga tu kuko mama yaramunganaga niwe uzi ibyo yaciyemo tu niyo mpamvu mubonamo niyo diyama mwana yo muri Kongo shumi imwe itagira igiciro izere ko mere wawe umwubaha byataye we nubwo namubera ikirumbure atwahura wapi nyine tu yangaya ariko aterwa ishema nuko uba mfite si ikironda se yageze ariko hari ababuze imfura zabo ariko njye aramfite amahirwe rero yagize yo kuba mfite ni ukuri kw'Imana pe njyewe nari narihaye akato ariko urukundo rw'abantu rwaranunguye ku buryo niyongereye akanyamuneza nkahitamo inzira nyine abantu tubana mu buzima duhorana mubabona ntacyo nahindutseho ahubwo ngiye kuko njyewe niyumva ko nahindutse ahubwo ubu bajye bibaza icyo nahindutseho kandi bakimbona mu mico imwe mibi nk'iyabo nemera kubana nabo atari uko nkunze kubabamo ahubwo bo nyine ko mbashishikariza impinduka bajye bibaza nyine ku cyo naretse bazere ko gusiga umwijima wabaye marisanara ni ukuryamira uruhande rumwe nta kunyeganyega ubwo hari ahantu wagera ukanaryama nta kubuza ese waryama ku karo ukihindukiza nk'uryamye kuri matora bibaho se ntabwo biba ubwo abantu bakunda kwibaza ubuzima waciyemo bakavuga uti kuri ko izi ibinyarwanda byinshi imigani myinshi nta n'amashuri ya danje wize bajya bafata kuba warakuriye mu buhunzi waravukiye mu buhunzi noneho bikagera igihe ukinjira n'imihanda shumi yanyu tu uzi buriya njya nibonaho kubatwa nyine nta kintu kitajya kigira ingaruka ahubwo ukuntu njya mbibona ngewe tu ngiye kubaho neza nibyo byanungura ariko kubaho nabi ntabwo njye byanungura kuko tu mu buzima bwanjye uri kumva impuhwe nazibonye hake ahubwo nshimira abanyeretse urukundo umutima wanjye uzirikana nta gikorwa mfite kubikoraho nyine tu ntabwo nabibaga ariko tu bo bajye banezezwa n'ibyo bakora kuko bagira uko bankura mu icuraburindi ry'ahahise kandi nkubwijije ukuri uzi se guhinduka bifitiye umuntu akamaro ku giti cye wambwiye yuko umere wa nyine ajya agira ishema yo kuba agufite unitwa Shema nakwise Shema mani ni izina rye ariko papa wanjye yanyise Jimmy ariko ngewe mama yansobanuriye Shema icyo bivuze ni nk'ibigwi bundi nizere ko ujya umubera umwana mwiza ukamutera ishema koko nk'uko yakwise Shema wapi ntabwo namubera umutagatifu nzamubera umwana ntabwo nakora ikosa nta mwana udakosa ariko byibuze shishumi niwe ase ninde muntu wambabarira nkawe uzi ko uhabwa igihano cy'urupfu ku bihugu bibaho ariko meri wawe we wenyine akaba ari wowe uhagera tu wenyine hahandi isi yose yagutereranye ariko n'uhatera intambwe akahita ahigira akavuga nyine tu akakwihanganisha akanagufatisha no kuri Bibiliya akagusubiza ibyiringiro akubwira ati aho ugiye n'ubundi si wowe wenyine uhagiye hari umubyeyi urutose njye niziza n'umunsi w'abagore ku munsi w'abagore wahaye ikimeri njyewe se ntacyo namuzi wamukoreye byibuze kidasanzwe igihe cyo namukoreye nagerageje guhindura imyitwarire yanjye mibi ntacyo namuhaye tu ariko usibye kumuha guhinduka kuko nicyo anyifuriza kuko nicyo cyiza cye anyeneyeho nyine ntakivugirizwa induru na rubanda ntabwo nakubesha tu nicyo kintu namuha kuko n'ubundi ntacyo ngira icyo ngira ni ubuzima amahitamo yanjye tu burya amahitamo niyo arimbura umuntu